mbona tutari kuza tangira ryarira mbona Haleluya, amen. Haleluya, Imana ikaze nawe kebuka aribo bandi mu bandi aribo nawe kandi mu bandi murakomeye aribo nawe mukozi w'Imana kugira Imana kandi mu bandi mwebezi yakutumira ariko ndere kwa byifashe igihugu biravye mu gihugu yakoze byifashe mu okay nawe kugira ariko Imana fate ayo fate naona yapapate mukoze karibu meza karibu sana Haleluya, amen. 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 Murakoze dutangiye gahunda yacu nubwo twakerewe amasaha yadufashe nategereje muragenda ariko gusa kuba twese duhuriye ngaha Imana yaducyubahiro amina amina sindi butinde se n'igihe nanone kandi dufite byinshi byo kuganira ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana ku mutima utera imbaraga akanya rero ndumva ntakwiharira ijambo ryenyine hari umuyobozi mukuru w'itorero reka duhereze ijambo muri aka kanya turimo mu cyumba cy'amasengesho tumwakire agire icyo avuga anazamura n'isengesho murakoze Haleluya torojima Haleluya Haleluya Yakoze cyane kunyakira murazi n'ibisanzwe y'urukino cyumba cy'amasengesho nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi iyo haleluya haleluya Apostle here this full time hanyuma ni iby'agaciro cyane Imana iraturinda ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye nifuza yuko yakomeza akazamura n'agakorasi diakoni kugira ngo dukomeze kuzura umwuka wera haleluya haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya Imana irambwiye ngo hari byinshi y'abakure mudashaka kwibuka hari kure bakuye mudashaka kuzirikana ngo muyishimire uratanga igiceri cy'ijana nta n'intusi imisumari irimo muri kunyuza bwoko bw'Imana nta n'intusi imisumari irimo uratanga amafaranga guhera kugira umwumve kugira ngo habe harimo n'intusi ya kabiri wasonziye n'izo utazagira mu ijuru ubicwe n'inzara uratanga inoti ya 5 uyiturire Imana ubikwiye ku mutima kugira ngo niba ku isi warya akawunga sekede ndabwira n'ijuru bamarika bakokereza inyama wasafaringiye n'isi
tazajya hejuru nagusafarira wikigora n'inzara pasi safari ndabivuze cyangwa ubikuye ku mutima muri kubimva bwoko bw'Imana. Haleluya. I want to hear this. Saya tobotse. Yego. Ndakumva mwami. Urakoze data. Yego diakoni nibyo bahe bature maturo nkuko nari kubimbwiye bahere ku mafaranga menshi ashoboka igiceri kijana bavanemo muri kubina bwoko bw'Imana ibintu bimena amatwi Imana ushira mu giseke bigenda wagira ngo ninzogera wagira nibwiri guhiga birabizi Imana biyendana na kandi noti mu gacerere bucece zisa n'imitima y'Imana n'ijuru ntarusaku ruzabayo muri kubina bwoko bw'Imana umwanya ni wa diakoni mwakoze baturiza bitanu by'urugo makiya barayabibi Pregnant? She what? Hateranije Imana bwoko bw'Imana mama pasiteri ahantu hari amavuta kandi ntabwo ntikigera mu muryango gutya gusa bose turagera mu mitambo na marayika ahagazara ku muryango bese bategereje gerageze muture mushimishe Imana ibintu bimeze amatwi Imana oya uzana yo maturo ndatura muri Yeye na kuna jambo tata na hii tuli mwisha musi akashanye na kila mwisha urakoze cyambere n'umutima uciye guti nshizemo ibitanu ngomba kuza kugarura tuyakenyereho Jesus is Lord. kuko n'umusaya ayo nayumukiza. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane umwanya mwiza tuvuyemo wo gutanga icya cumi n'amaturo. Burya reka mbabwire biri mu bintu bya mbere Imana yishimira. Irabikunda cyane gutanga utikanyije ugatanga ukumva kuko aya mafaranga akora umurimo w'Imana mu buryo mwe mutabonesha amaso y'umubiri gutya ukoresha amaso y'umukuru. Aya mafaranga akora umurimo ukomeye ku buryo butabyumvisha kandi turabashimiye cyane kubwo kwitanga kwanyu. Hari abayabonye hari n'abatayabonye ariko twese Imana idushoboze muri aka kanya. Murakoze. Ibihumbi bitanu ugomba kuza kikaza ziziko ariko umukozi w'Imana rikamubwira ukuri iyo utanze ufite umutima ukunze ibintu byose tuzabisiga mu isi nta kintu uzageranyije gusa tubure n'umutima ukunze kuko aribyo bizaguhesha isura. ntabwo ugomba kuza kugarura urwanga na turebeshega ariko biga nabuza umvunjisha nabuza umvunjisha barara avunjisha bigaza n'iki imbere y'Imana tworohe duce bugufi ko niyo dushoboza byose. Amen amen kandi urakoze. Reka dukomeze ndumva ibikurikiye mama pasiteri namuhereza akanya nawe akagira iby'ubwenge atwungura mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Murakoze. Haleluya. amena Haleluya. amena Koko mbona ajyango tunabura. Muri Bibiliya haravuga Yesaya 26 haravuga Imana ihana ariko ikibi. amen amen Ndimiya. amen Mutanga. cyane Utura para guturi. amen amen Yababwiye kwibitana. nibyo ku mafaranga 5,000 naje nitwaje Uwiteka wahabwa icyubahiro. Ubu ebana kubona umukozi w'Imana mpisemo ni byiza cyane. Ubu ni ukuvuga ngo imodoka nziza nayibonye, inzu nziza nayibonye. Ubu na ebana ngiye guhita nitwikira nimanukire. Ubu ikibazo cyanjye kirakemutse. Yumva cyakumva da yumva yumva ozodikaye yumva
arabye ngo uri umusaza nyereka ingeso zawe mbi reka ibyo urimo byose bidagufite cumi na kabiri byashimanye icyubahiro hinduka ugize umutima mushya hinduka izina rya yesu ntabwo ibyo bintu bidabikora kuva ntabwo ntabwo murarya amafaranga izina rya yesu ntabwo mu izina rya yesu ntabwo nabikora ntabwo nabikora mu izina rya yesu kureba cyangwa mu bizana ntabwo ndumiwe ni kwa gusa ndumiwe uburaja shita kiso n'izina rya yesu hinduka izina rya yesu ngewe ubwo burasi njya mukora njye simbira kuko n'ijoro nari mu cyumba cy'amasengesho hinduka n'ijoro nari mu cyumba cy'amasengesho ibyo rero umva ubwire kubw'ibyo jyewe reka narakubwize n'ukuri ntabwo na bibiliya najyanye none nazanye njyewe ibyo ngibyo ntabwo njyewe nzoya avuga ngo aha njyewe ndumiwe mutasha amafaranga afite kwihagarika ahangaha ntabwo gatandatu mu butaha mana urabona kudahanura amazu meza urabona kudahanura pizza urabona kudahanura umugore mwiza konti kuri banki ugahanura ubusa kandi kigoye isi yapasa nshinga uvuga aka kanya inoti ya bitanu mu wubye udebe yatorera umuhumbi ntabwo nta n'isoni ni imitima iciye bugufi iyo mitima uyitwara n'iteke mu nzu wawe n'umugore wawe imana ibirebe nisobanuke buri kimwe cya urangamaje uvuga mu byiza urangamaje unihanganira ku bibaye watutanihanganiye kugira ngo uhanure ibyiza gusa atunga umutima ukuze uzi kuri yanirwe ni abashimye bavuye ku mutima niba bafite imbaraga y'imana kandi guhera kandi ndaguhagaze kandi ubwo guhagaritse n'ijoro yaguhagaze sinandi ku iseho rifite amadini y'ikigaro ukungukira nyuma ko ewe ndumva imana gusa bigaragaje iby'ikintu ukora ku bwoko bwawe kandi